M23 ifite ubushobozi bwo bwafatana Goma kuva kera ariko ubu ntashobora kubyemera unayifashe waba wishe umugambi wabo Sadek yakoze ikosa ntabwo intwaro yazanye ishobora ku zimacingi za M23 how does that happen kuki ibyo bibaho kubera iki mu buhe buryo inyeshyamba zagira intwaro ibihugu byose nk'ibishobora kuba byananiwe uzi yuko basanze imyobo igera kuri 70 n'abatari 80 ihuzagaza na Misiri mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Turabasuje turayifuriza kuguma kugira ibihe byiza abakurikiye Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Pastor Peter Musisi nk'ibisanzwe mu kiganiro politike n'ubuhanuzi. Pastor, nizere kumeze neza. Ndashima kandi namwe ndabashimira niringiye yuko muri bazima kandi muzarushaho kugira uruhare rukomeye cyane muri kino gihe kiganisha ku musozo w'iminsi, kugira uruhare mu gukebura abantu kugira ngo bagane ku kuri. Muri mwanya wo gusuza abakurikira Primo Media Rwanda mwisi yose Imana bamuca cyane. Pastor, tugiye kurero kugugirana ikiganiro kiri bugaruke cyane cyane ku makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari tuyahuza ndetse n'ubuhanuzi buba buri muri Bibiliya. Tumaze iminsi tubona ibintu bivugwa hakurya mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi witwa Kanyabayonga yabaye Kanyabayonga. Uyu munsi M23 yafashe, uyu munsi FARDC yayirukanye. Ni mukino ki ku ruhande rwawe ubona waburi gukinirwa hariya ikanyabayonga? Ariko se icyo kuvuga yuko iyo FARDC yabirukanye se biriho? Haraho yabirukanye? Nk'ejo bundi amakuru yavugaga ko FARDC yirukanye kandi inica abasirikare benshi ba M23. No, those are the distortions of Selai. Actually, biriya nibyo bita nibyo bita information cyangwa se perception management. Perception management ni uburyo bwo gukoresha ibinyoma. Zino ntambara ziriho ubu ngubu hagomba gukoreshwa ibinyoma kugira ngo abantu benshi bazirohemo. Perception management ni programme mpuzamahanga ishingiye ku itangazamakuru ry'ibinyoma. Buriya nicyo barimo bakora. Ukavuga ibi undi akavuga ibi kandi iyo ntambara bwabo bazi yuko ari umukino. Yaba bahaga agaciro iriya ntambara abantu bapfa n'ibyitwara. Ndavuga abayobozi ba Kongo cyane cyane bakabaye bemera yuko hakwiriye kubaho imishyikirano aho kugira ngo bahuruze ibihugu byose, kandi ibyo bihugu bahuruje nabyo ntabwo biza ku bwabyo. Nose bakubwiye ko bigizwe n'abasazi baza kubera yuko no bari muri umugambi kandi bawemeye. Umugambi wavuzwe kera yuko Kongo hari abahanga bamaze kuvuga yuko ngo ari imbarutso. Nk'uko imbarutso ibakunda y'imbunda ukayikoraho imbunda ikarasa, Kongo nayo ni imbarutso. Bayiteguriye kuriya kugira ngo yica izagwemo abantu benshi nibishoboka banashire. Wabonye uburyo Ruto kimwe mu bintu nagiye nahishuriwe, Ruto kujya muri Amerika ni uburyo bwa force yindi izashyikirwa n'abanyamerika mu gihe barwana n'Abarusiya muri iyi ntambara gatatu isi yose. That's actually kimwe mu bintu bikomeye cyane tugomba kumenya.
Ruto is the center for American expansionism muri East Africa, actually muri East and Central Africa, kuko wenda muri East Africa dushobora kuba tuvuga ko bafite uzaye biriya bihugu byahoze ari abakoroni b'Abafaransa, and even Nigeria is required b'Abanyamerika. Afrika y'Epfo iraho kuko iri muri BRICS, ariko in East Africa we have Kenya muri iyi corridor, ariko Uganda nayo ikaba iraho, ariko ntushobora kumenya aho ishobora kugana. Aho numva yuko bashaka gushyiraho gahunda y'imikoranire n'Abarusiya mu bya gisirikare. So I don't know Uganda kategori irimo, under Museveni Uganda igomba kuba iri pro east ukuntu muri izi conflicts ziriho cyangwa muri intambara mpuzamubumbe. So ni ikibazo kiri. Hanyuma rero iyi ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugenda ifata indi ntera. MONUSCO mu minsi yashize yatangaje ko iri guhambirizwa, ari n'ibirindiro iri kugenda isiga irekura. Ariko ku munsi w'ejo nibwo yatangaje ko igiye gukorana noneho iri gufasha FARDC kugira ngo barwanye M23. Ni MONUSCO noneho yibutse inshingano zayo kubera M23 cyangwa n'ibindi bintu byinshi nyuma? Icyambere diplomasi, mwita diplomasi no uburyarya. Icyo ni icyambere. Cya kabiri tujye kuri Loni. Wowe uzi Loni maze imyaka ingahe muri Kongo? Tuvugisha ukuri Loni ntabwo iri imyaka irajya muri 25. Ije. Actually hari izina yitwaga mbere ubara rihindewe ni MONUSCO. Yitwaga ari izina babanje kwitwa n'abari municipal kuntu nk'uko kuko yabanje no gukorera ni Burundi naho bitwaga ba municipal. Yes. So without even going to that extent, reka turebe imaze kuza tumaze kuvuga ibyo byabaye, ntabwo MONUSCO imyaka yari maze hariya nta ifite icyo yakoraga kandi iragishinzwe. Abanyekongo bashakaga kuyirukana, bashatse kuyirukana rero buri rashaka yo ifite ubushobozi bwo kutagenda kandi idashakuje, kuko abanyekongo ntabwo bafite ubushobozi buyirukana. Ariko ethically kuko ari indyarya ntabwo bashobora gukoresha imbaraga ngo bumvishe abanyekongo, ahubwo abanyekongo ubwabo bagomba kugeza igihe bakumva yuko ahubwo igomba kuza ikabatabara. So iriya niyo nizo game zibabamo, niyo mikino biberamo. Kongo niyo mpamvu icyo bita problem reaction solution, kurema ikibazo cyamara kuzana ibibazo wakiremyemo noneho ukabaruza kandi gutanga ibisubizo. Nibyo biriya rero barimo. Ntabwo bigeze bavuga ngo barashaka kuva muri Kongo. Why? None se bashaka kuba ntibaravuye mu kera. Amafaranga Amerika buvuga umuryango w'abibumbye ukoresha muri Kongo babaraga miliyari 3 z'amadolari. Ariko se miliyoni 3 z'amadolari ko ari papuro bacura ari cyo batwaye. What they do nuko bari abantu baba hariya barangiza ibyo bafasha mu gusahura. Nibyo by'ingenzi ko nibwo butuzi nyabwo. Baratwara amazahabu, baratwara amadiyama n'ibindi byinshi. Ikindi hariya muri Kongo bahora bakora za research. Hari ryo tari babona. Ubundi hariho gahunda yashyizwe ahagaragara n'umugabo najya kuvuga izina rye ariko ari umuhanga. Iyo bita mu gitabo yanditse cyitwa The Confession of an Economic Hitman. Uwo mugabo yavuze amagambo akomeye muri gitabo cye. The Confession of an Economic Hitman. Yaravuze ngo ibihugu biri mu butayu nka za Saudi Arabia, nka za Kuwait, ziriya zose ntabwo zizagira amahoro kuko mu butayu harimo ubutunzi bwinshi. Meme nazwe ibihugu nka za Burkina Faso, za Mali, za Niger, byo muri Sahel, n'ubukungu buri hariya. Munsi y'ubwo butaka harimo ibintu byinshi bagomba kuba bashakisha. Igihugu nka Nigeria kiruta Uburayi bw'uburengerazuba icyarimwe.
ariko kugira ngo urebe ibiri munsi yabo buriya butaka ni ikintu gikomeye. Bagomba kureba ukuntu bagira access kuri buriya butaka bakareba ibirimo. Niyo mpamvu intambara ziri muri cyane ziri aho hose. Okay, icya kabiri kandi gikomeye, ibihugu biri muri Equatorial Forest Belt biri mu mashyamba y'inzitane, harimo za Congo, za Gabo, za Congo Brazza, za Congo Kinshasa, uruzi kugenda ukambuka inyanja kujya muri za Brazil, za Ecuador, za Colombia n'ahandi hose usanga hameze kuriya. Nta mahoro bagomba kugira ko munsi y'amashyamba y'inzitane bavuga ko harimo ubutunzi bukomeye, kandi bashaka yuko wowe nka nyiri igihugu ushobora kugira access ku kintu batamenye mbere, kuko ugikoresheje hari ubwo wabatsinda. Muri Congo harimo bavuga yuko ira ntwaro ikomeye cyane, uranium bakoresheje mu gutera amabombe kuri Nagasaki na Hiroshima, bayivanye muri Congo. Congo rero ntabwo bashobora kuba bayireka, they have to kureba. Niyo mpamvu umuryango w'abibumbye se ubundi bugiye ukurya, dore waragiye ntiwagenda none bagarutse. Kugaruka kwabo ni ukuvuga ngo Congo ntibizagutangaje Tshisekedi yongeye kuinvitinga izo ntuza forces za UN, yongeye kubatumira ngo bagaruke, kugira ngo nibagaruka abanyekongo bazavuga ati n'ubundi baragiye ntacyo twungutse. Ubuse abantu bo muri Goma bigaragambyaga, ubakwigaragambya ngo ruri hariya baragwa no kugira ngo baramuke, ntabwo ari kwigaragambya bashaka only survival. Niba urabona icyariye, niyo mpamvu batangiye. Nahoze nuse ejo bari umwana w'umukobwa barya bitwaje ngo wenda ni uburyo bw'imirwanire yabo, ariko wenda harimo n'inzara. You never know. Ubu dusigaye twarabimenyereye, that's cannibalism. Erega bano bantu baradutegura, abanyafrika ntabwo bashaka yuko dutera n'imbere mu myumvire no kuba civilize nk'uko babitekerezaga. Nanjye ngendemera yuko abanyafrika ntabwo bari civilized. Hariho benshi bari abanyamusozi bari ku rwego rwo kuba nk'inyamaswa. Yes, bari bahari bameze batyo. Kubera iki? Kubera na exposure. Ntabwo buje Afrika yari imeze nka prison. Nivuga ntinyira ngo benshi baze kubikurikira babyumve. Ubuhe buryo Afrika yari igoswe n'ubutayu mu majyaruguru no mu majyepfo, ahandi mu mpande zayo yari igoswe n'amashyamba y'inzitane. So ntabwo yari exposed outside world. Abantu babaga hamwe bakamenyana. Niyo mpamvu n'abazungu baje bakajya babafasha n'abarabu kujya bajya guhiga bene wabo bunyamaswa, bakabagurisha nk'ubucakara, bagafata ubwoko bw'ahangaha bakabuteza abandi bari hirya yabo bakajya kubafatamwo abacakara. Urumva icyo kintu? Kuki babishoboye se? Kuki abandi babikoraga? Kubera yuko bari nk'ahantu hamwe. Ni nk'uko ushobora gufata umuntu agatsiko k'abantu bakaba amashyamba, ntibagire outside world, abantu bahura nabo bo hanze ngo bagire interactions n'abandi bantu bafite bajijutse. Nuko bari baradufashe, baje rero baradukoloniza, mu kanya gato baduha independence, mu kanya gato muri babandi bambaraga n'imbinde batari bakamenya no kwambara batubahaye ko abatware n'abayobozi. Nibo bakoresha ubugubu kandi muri buriya buryo, nkuko bagize abahinde bakavukira muri Amerika bakabahindura, ubu ngo basigaye bamwesha urumogi. Ndarambwiye ngo muri Canada aho bari babatuza mu byo bitari zavuze, nibo bonyine badasora. Bo ntibasora, bo bahabwa, bemeye guhabwa ibyo kurya by'ubuntu. Abo bahinde? Abo bahinde. No bakemera no kubaha inzoga z'ubuntu n'itabi n'ibiki byose. Ndetse yarambwiye ngo itabi ushaka kurigura kuri make ujya muri zavuze z'abahinde, ko bafite yo bemerewe gukora amatabi yabo ukaba wayagura, yo ntasora abari kuri make cyane. Babakoze batyo kugira ngo n'ubundi bashire, base nkaho babaruhura, kugira ngo bihishe muri cyo bakoreye, base nkaho ari compensation cyangwa nk'indishyi z'ibyo babakoreye, ariko bashaka kugira ngo babicuru babice nyine muri ubwo buryo, be kwiga barangize bashize kubera kunywa imogi n'ibindi biyobyabwenge. Nibyo bintu bibicira ubuzima. So muri make rero icyo ushaka kubwira nuko bari abantu bafite gahunda inyuranye yo kutugirira nabi. Niyo mpamvu tudafite ubwenge bwo kwikura muri kino cyago. Umuntu wari wambwira biriya bintu bakoze, umuntu yahoza ngeranze no kubireba, ariko bamwe ngo birahari. Umuntu bakarya umuntu bamureba, nuvuye ko ayo ma video
ntabwo agera clips ntabwo zigera hirya no hino ku isi ngo bazirebe se kandi ba nyiri ububasha se hari icyo bazivugaho urabona itangazamakuru bivuga no bigomba kumera kuriya niyo mpamvu tugomba kumenya isi turimo iyo ariyo tukaba ibyo twibeshya nyababwira izi ntambara zose barwana nta ntambara ishobora kugira ugere ku kintu ku nsinzi runaka birangire no ntabwo ushobora gukunda uyu ngenda byita umukino wa MONUSCO muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni umuryango w'abibumbye ubwayo uwikoresha cyangwa n'ibya bihugu wakunze kutubwira ko biri inyuma y'iyi ntambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka ko iyi ntambara ihagarara. Iyi ntambara yo muri ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko mubyita sijya sinyanabyumva Repubulika iharanira demokarasi Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo indi ni demokarasi nyine urabivuga shyiramo n'imbaraga n'amenyo ukayara umuti kugira ngo ubyemeze erega no kugira itandukanye na Repubulika ya Kongo kuko abantu batazi ko barashaka yuko rero bayita Zaire bareba muri Kongo Brazza ntabwo bashaka kubita batyo baravuze bayita babona abazayire wabo ntabwo bigize babyemera ko bahindura izina ariko bo barabikoze ariko that is the game around umvagiye icyo shaka giye kubwira rero ya ntambara muri Kongo is part of the wider program ni ukuvuga ngo igize intambara ngari igomba gukwira isi yose ni nkuko ugiye gutwika ishyamba ushobora gukongeza hano ukahava ukajya hano ugakongeza ukava ukajya hano ugakongeza noneho wa muri wakongeje ukaza igihe kikaza kugira rya shyamba ryose rikaza gukongoka kubera ko wagiye ukongeza hirya no hino wari gose niko rero bimeze iyi ntambara yo muri Kongo igenewe Afrika sinakubwiye yuko ari imbarutso Kongo ni iremye mu buryo bw'imbarutso kuri Afrika so imbarutso y'imbunda kugira ngo bikwire isi yose kandi iyi Kongo kuva kera abazungu baje kuyikoloniza bazi ngo niyo ubutunzi bwayo ubutunzi bwa Afrika nimo buri ngiye kukwereka abafaransa wabonye ukuntu basangira Kongo n'aba Portugal n'ababirigi n'abafaransa kugira ngo Kongo iriya abongereza no batayegereye ariko bemera yuko banyuze mu banyamerika ubu nibwo tubibona yuko nabo bamaze kwatera amatako nubwo batahabonye mu bukorone ariko mu isaruro ubu ngubu barahari barimo urugero nakubwiye yuko Amerika ubwayo ariyo ubu ngubu yitabazwa kubera ntambara iri hagati igiye kuvuka hagati ya OTAN n'Uburusiya abanyamerika nibo baje kuko nibo bari n'abagaragu babo bose ariko si abagaragu muri ubwo buryo tuvuze ntabwo twatuvuze neza ahubwo abanyamerika nibo bagaragu b'abanyaburayi ubundi ni nk'abo basirikare banyezamu babo barwanirira bo kubera uburayi ni akantu gato cyane gatuwe n'abantu bashizeho basaza batafite umurongo inganda n'ubu barazitwaye barazibambuye nta butunzi bafite usibye amafaranga babaha gusa ariko nta mutungo kamere bafite ugaragara usibye amafaranga y'ipapuro babaha kugira ngo babeho kugira ngo kuko amafaranga barayabaha ku buntu umuntu mwigeze kumbwira aba mu gihugu cyitwa Finland umwana w'umunyamurenge hari abantu njya mvugana bakambwira ibintu ngiye kabikoramo ikindi kintu yaramwe ngo Finland ni igihugu kigari cyane no kugituwe n'abantu bake kubera ko ari ubukonje ariko abantu babo bafite ubutunzi amafaranga niho bamenya bayakura ntibagira inganda ntibanakora most of them have nothing ariko they have a lot of money ni ukubera iki se ni ya gahunda nyine ko ari cyo cyicaro cya Antikristo nibo bahatse ibihugu byose kandi bagira resources ntacyo bagira na Amerika ubwayo abayirimo barayikoresha niyo mpamvu rero Amerika bayihinduye abantu bose niho bajya bakajya gutura iriya nayo hari ibanga ryinshi muri biriya ariko Amerika irakora mu nyungu z'abanyaburayi muri rusange kandi abanyaburayi bahawe gahunda yo gutegeka isi no kwidominatinga nibo Illuminati ikoresha cyangwa se Antikristo niba akoresha kugira ngo adominating isi yose ayigarurire niyo bafite imiryango hariho nk'umuryango witwa White Brotherhood uzasanga n'icyo bita ngo Muslim Brotherhood ibyo bintu byose dufite aho bihuriye no gukora ku mugambi w'umubisha wa Antikristo
ukaba rero ushimangira ko intambara yo muri leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iba iri inyuma n'abo bantu bashaka kurimbura n'ubundi bashaka kurimbura isi muri rusange. Niyo mpamvu itafite direction. Ngiye navuze kera nawe urabizi. M23 ifite ubushobozi bwo bwafata ntagomba kuva kera. Ariko ubu ntibashobora kubyemera. Unayifashe waba wishe umugambi wabo. So umugambi wabo rero n'uwo nguwo. Waba wambwira impamvu bafate intwaro bakazishinga mu mpunzi kugira ngo barasa M23. They have naho harimo game. M23 nishaka kubivunika arasa ahandi ahaturuka ikiyica. Izarasa muri babaturage induru zivuge. M23 igomba gukora uko ishoboye kugira ngo icyo cyago ishobore kugikwepa. Ariko in doing so they also lose. Bakaye bakora ikintu kikarangira ariko ntishobora gukunda. Kandi M23 ifite intwaro nazo tutashobora kumenya uyo izibunite. Kuba ifite icyo bita anti-tank guided missiles. Uracyo vyinshi. Anti-tank guided missile AMG M no kuvuga ngo ushobora gufata iyo ntwaro ukayishyira ahantu tanka uko yaza yose. Tanka ni iki mu brand. That brand can never escape. Ko yaza kose wirasa. Kuko urakoresha icyo bita anti-tank guided missile. Guided no kuvuga ngo irayoborwa. Ayo cya tanka aho kiri ugomba ya ntwari igomba kugenda aho cyaba kiri kagikurikira kagenda kagihitinga. Ni riske cyane gutera. Ejo hari umugabo wanarizing agavuga ko Sadek yakoze ikosa. Ntabwo intwaro yazanye ishobora ku zimatching za M23. How does that happen? Kuki ibyo bibaho kubera iki mu buhe buryo inyeshyamba zagira intwari ibihugu byose nk'ibishobora kuba byananira? Ntabwo zishobora kumacinga M23 kandi Sadek mu minsi ishize yaratangaje ko yabashije kurwanya M23 ndetse ikanayirukana mu birindiro byayo aho yariri Kanyabayonga ko yamanukaga ishaka gufata Kanyabayonga. No, Kanyabayonga se yarahavuye. Ntabwo ibyo bintu byo. Ntabwo ari abantu bafite ubushobozi daifa uko ngiye uko bibona ubu. Ntabwo bafite ubushobozi militarire bwo kurwanya M23. Mu buryo bwa gisirikare ntibashobora. Kuko those guys bafite equipment kandi iyo yoroheje mu mafaranga mu kugura ariko kandi ashobora kurizita biriya bintu. Including ibyo bitangwa ni SAM missiles. SAM missiles are surface to air missiles. Ni mizinga irasa controlling ikirere. Kandi byo Museveni yigeze kuvuga abwira Gaddafi. Yarabwiye ati wowe kuki utashatse equipment zira ndege za OTAN ntabwo ziba zaragutsinze. Warashatse imizinga yo kuzirasa ya surface to air missiles. And those weapons yari kiza ko kanonye nsubire mu Kinyarwanda ko nduvuga cyane. Karwo njya kurana bako kamso mu Kinyarwanda. Libya mu butunzi bwayo yari yakabera guziza izo ntwaro. M23 itagira n'igikwasi irazifite. Ubwo rero those guys ntabwo bashobora nta biriya bintu ni ibintu wowe utashobora kubona igisubizo mu kintu kivuga. Ntabwo rero abantu bashobora ku M23 ifite yamaze no ku kiriya kintu yakoze cyo kumobilizinga abantu. Abavuga Ikinyarwanda bose bakashobora kuba bayigarukaho. Iyo ni tapi ikomeye cyane muri ya ntambara. Niba training ikagira igisirikare gikomeye hari ntabwo bari abantu bazayemo. Ariko nayo siva ngo yazanisha. Rwose icyo ni ikindi kibazo. Ko kunesha kwayo igafata igihugu cyose n'urugero cya Kongo. Ntabwo biri mu nyungu z'abari abantu. Mu nyungu z'abanyamerika cyangwa abandi bana? Vuga abanyamerika ntabwo ari abantu. Ndavuga abantu batoranyirijwe bagurishije ubugingo bwabo bakorera Satani kaba yarabahaye ko batware biyise. Ntabwo ari ubutware bw'abantu bose n'ubw'abantu bake bategeka isi kandi bahagarariye interest za Satani. Aricyo kiyoka. Bafite ubutware nta n'uwashobora kunyeganyeza ubutware bwabo. Bibiliya hariya twasubiye muri Daniel hatubwiye ngo iki bazaba bakoresha uburyarya kandi imbaraga bazaba bakoresha ntabwo ari izabo bwabo. Abo bantu bitwa umwami w'umunyamwaga. Iyo tuvuze umwami ntabwo tuvuga umuntu umwe, turavuga system ya cyami itegeka isi. Ariko y'abantu bake iteye mu buryo bwa piramide. Zakwereka ikiganiro nakoze
rigaragaza uburyo isi iyoborwa. Nibwira ko ibyo bintu byumvise. Tukiri rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo k'uyu munsi muri kiriya gihugu nanone umuryango utabara imbabare wavuze ko hari imfashanyo zitari kugera muri Kanyabayonga kubera iriya mirwano. Ubundi amakosa iyegeka kuri M23. M23 mu by'ukuri niyo ibuza imfashanyo kugera kubo zigenewe. No, ntabwo babyigise kuri M23, ndibyo ko babyigise kuri conflict. Kuko abantu barwana bakabura uko bagira access kugira ngo be kugera kuri hahandi hari abantu bahunze. No bari ikibazo gihari zo ngo M23 niyo yabikoze. Nusha bavuga barangiza bavuga yuko ngo nibihosha ngo bakabona inzira ngo bazakomeza mu gutanga ibyo kurya. Kuko bari abantu bo ntabwo bareka gutanga biriya byo kurya. Bazi yuko biriya byo kurya nimwe banyura bakontorora abantu. Kandi nibwo bwenge buriho bukwica abantu mu ibanga. Kuko umuntu ntabwo wamugabura imyaka 10-20 kugira ngo azabaho. Icyambere uramwica mu bibereho ye. Ikindi cya kabiri utuma atamenyera kwikorera agategera ifashanyo. Ikindi cya kabiri bya bibereho ituma atagira uburyo bwo kwisanzura ngo gire icyo akora. Akabaho akarya akanywa akaba mu rusimbi agapfata icyo agatwara inda z'indaro ubundi agapfiraho akagura umugi. Bene nk'ibyo byo bashaka kugira umuntu ahinduke inyamaswa. Ni ikibazo gikomeye ariko si n'abantu babitekereza. Birase baratanga imfashanyo yo yihutirwa cyangwa no guhagarika ziriya ntambara. Ariko hari abaturage bavuye mu byabo kandi basize imitungo yabo aho bari batuye, bivuze ko nta byo kurya ndetse n'ibikoresho by'isuku bafite. Nibyo bavuga rero ko bigomba kubageraho bitinze. Ninde utuma izo ntambara ziba? Nicyo gihe nshaka kubwira. Gutuma izo ntambara ziba ni uca ruhinga nyuma kazana utukurye kugira ngo cya kibazo cyakabaye cye kumvikana. Abahaye ibyo kurya birashicetse, nta n'umuntu ntangaza amakuru kandi naryo nirye rijyayo kubaza ko bameze. Nta uvutse statistics z'abapfuye ngo bazikwereke. Abishwe n'imisonga bana bapfuye kubera umubu kubera ubujyahabi. Warabona statistics baziguha. Ntabwo bajya baguha imibare bayiguhe nkandese. Tujye mu gihe kibi cyane ariko abantu bapfuye amaso turabereka inzira y'ubuhungiro ko ari Kristo. Turabizi niyo mpamvu nibi twabimenye ku mbabazi z'Imana kugira ngo tubereke abantu bari mu isi ikibazo bafite. Ibibazo ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ibintu bivuga ngo abantu barwanye ngo intambara zahozeho. No, bini ibindi bintu. Iyi ni porogaramu yateguwe yo kurimbura inyoko muntu. Tugomba rero kwigaragariza abantu bakamenya ibyo ari byo, bakamenya icyo bagomba gukora. N'ababandi biringiye isi bahora bavuga ngo imbere ni byiza, ngo ibyiza biri imbere. Ubu urabona bizagenda bitya tuzatsinda. Uri muri ubura ngo bazatsinda intambara ngo bongere babeho mu buryo nko bari bariho kera bidagadure. Icyo abantu buri gihe batekereza. Urabona twarwana abasigaye bakagira bate bakazabaho neza. Iyo filozofi rayizi yuko yabagaho n'ubu biracyahari. Niba abantu bapfe turwana ko tugira amahoro ariko ibintu ntabwo bishobora kubaho. Ko wa wundi utera program ya wa wundi ushaka kwica abantu unateranya abantu ngo baryane so uko ava intambara irangira habe amahoro. No, kugira ngo abantu bashire. That is all. Icyo tubwira abantu. Noneho se nabeze bityo nihinzira nto y'ubuhungiro bw'abantu. Waba wizera cyangwa waba utizera, waba uhakana cyangwa udahakana. Hari inzira nayo ugomba kumenya. Ariko iyo nzira ntabwo uzayibona mu mbaraga zawe. Noneho ko turababwira izindi nzira tuzi. Iyo nzira ni Kristo Yesu. Kuko arimo dukurije gahunda y'Imana biri twigisha. Hari isi irimo kuremwa n'ijuru ririmo kuremwa. Ibyo gukiranuka kuzabamo. Abashaka rero gukiranuka babazwa n'ibiriho ku isi nk'uko Loti yababazwaga n'ibyaberaga Sodoma na Gomora. Yabagira uwo mutima nk'uwa Loti barokoke. Bahungire Isowari. Ariho Imana yateguriye muri paradizo kuri twebwe. Isowari apani yo mwisi, Isowari yo mwijuru. Ngo tuzabeho byiteka mu mahoro n'ibyishimo. Yego, mu gusoza pastor reka turebe ibiri kuvugwa mu ntara ya Gaza. Abaturage baho bageze aho kurya ibisimba n'ibyatsi kubera inzara. Kuki aba baturage bari kurenganywa aka kageni isi yose irebera? Kubageze ba mwe burasetsa cyane. Isi ntiriho, isi ntabwo ibaho. Kamubwire impamvu ira ntambara yateguwe mu buryo budashobora kuba yarangira. Uzi yuko basanze imyobo igera kuri 70 n'abatari 80 ihuza Gaza na Misiri.
nimwo iyo myobo yashi ni ukuvuga ngo Misiri nayo ubwayo ifite ubugambanyi kuri Isirayeli. Iriya myobo bayikoze kugira ngo intwaro zijya gufasha bariya bo muri Gaza ba Hamas zibona aho zinyura, yewe n'ibyo kurya n'ibikoresho bikora amabombe niho babinyuzaga. Hari abatekerezaga yuko byajyaga binyura ngo munsi y'ubutaka bikanyura munsi ya Isirayeli bikajya muri Palestine, mbese muri Palestine muri iyo bita ngo ni West Bank bikaba bivuze rero ngo nabo babikura muri Jordan, kuko bagomba kuba bafite Jordan sivugwa umugezi, ndavuga igihugu cya Jordan, ubwami bwa Yordaniya Yesu. Noneho ni ukuvuga ngo babivuze ngo nta gihugu cyabaho kidafite communication with the outside world ngo ishobore kuba cyabaho. Ni ukuvuga rero binyuze mu butayu bwa Sinayi, igihugu cya Egiputa nicyo source of supply, niyo nzira inyuramwo ibikoresho bikora amabombe n'ibindi byose by'ubwicanyi byo kwica Isirayeli. Mu yandi magambo, Egiputa ni umugambanyi cyangwa Misiri ni umugambanyi wera uyikorera mu ibanga, kandi iryo banga si uko batariziranyeho. Nta kintu cyose cyakorwa munsi y'ijuru gikorwa n'abantu bariya abantu batazi, baba babizi. Rero Isirayeli yabimenye. Isirayeli ikaba ariyo mpamvu yerekana yuko noneho ari ngombwa yuko iriya ntambara igwamo, niba atari uko igomba kuyigwamo. Abantu benshi bashaka no kurengera batwaye ubunyago benshi bamaze gupfa, yabo rero ni bake, nta bamenyana basigaye. Hari n'ababaye ibisenzegeri, ni ukuvuga ngo uyu muntu uramuzanye nawe ntacyo azakumarira. So rero bakavuga bati kadukomeze iyi ntambara tuyirwane. Logically niko bimeze, ariko se bazayitsinda? Kandi nanone abantu bakigaragambye hirya no hino ku isi, bariya nibo babitera kugira ngo Abisirayeli n'Abayahudi nabo ubwabo babemuka, bumve yuko Abayahudi bumve yuko barizuriye, isi yose bataye imyigaragambyo ku isi yose, nabo barangwa aho bari, barabona Umuyahudi bakashaka kumwica, ngo nimwe muzanye ibyago ku isi, nimwebwe mutumye. Buriya Abanyaburayi bagira ubwoba cyane, kuko ubuzima bwabo baho mu manegeka. Iyo peteroli izamutse n'ubwo hazamutse igikurutu kimwe, ntabwo basinzira, kuko life ubuzima bwabo bamenyereye ubuzima bwiza buhenze. Bavuga ngo baba bagiye gukena, kandi lifestyle yabo ntabwo yemeranya n'ibyo byo gukena. No, lifestyle yabo niyo kubaho buri gihe muri ambiance, bafite ibyangombwa byose, babyina, barya, bajya mu weekends yabo, bajya muri za summer holidays, bajya mu babukerarugendo, bava aha bajya. Ibyo kandi biri hafi kurangira. Ibyo rero ntibabikunda, bafite icyo kibazo. Niyo mpamvu babonye akantu nk'akariya gatuma isi ijya muri conflicts. Kuko ngubu ibintu byose binyura, nta nganda bakigira mu Burayi, si cyo nabukize. Inganda ziba muri Aziya, aho ira muri za Vietnam, muri za Korea, mu Bushinwa. Izo nganda zabo niyo bazitwaye. Ibyo bintu bamaze kubikora binyura mu nyanja y'Ubuhinde, bigatunguka mu nyanja itukura, bikambuka mu mfunganwa y'ibita Strait ya Suez Canal. Iyo bamaze uwo muhora wa Suez Canal, bakajya mu nyanja yo hagati Mediterranean, kugira ngo bigere mu Burayi. Ibyo bintu ubu ngubu bisigaye bigiye kubahenda cyane, kuko hari risk cyane kuhanyura. Niyo mpamvu bashaka kunyura epfo ubita muri Cape of Good Hope, iyo ngiye epfo muri Afurika, bikazazamuka Afurika bikayizenguruka, kugira ngo uzogere bigere mu Burayi. No kwagera bibahenze cyane. Iyo bahenze cyane rero cyo ari ikibazo gikomeye cyane, bazahenda nabo bakeneye. Niyo mpamvu umuntu yambwiye, hari umwana w'inshuti yanjye yagiye kwiga mu Butaliyani, byarangiye atorotse yajya kuba muri Pologne, kubera yuko ntabwo bashaka mu Butaliyani, ntabwo gishaka abirabura. Baratwara akazi kabo kandi nabo barakennye, kuko bava mu Butaliyani bakajya gukora akazi k'uburetwa mu Budage, akazi kakorwa n'abirabura n'izindi ndushyi, ubu nibo bagakora. Isi iragenda igira ibibazo bikomeye, kandi hari ubuhanuzi nyamvuga bwamanutse mu 1968 bwahanuye yuko abirabura n'andi moko ari mu Burayi ishereza azahura n'ishyano. Ubwo kandekera aho ngaho time zawe.
reka dusoreze aha rero dushimire abari badukurikiye dushimire nawe pasiteri ndetse n'abandi bose bari bakurikiye Primo Media Rwanda ibiganiro rero kuri urubuga nakagaruka mugira amahoro murakoze Imana ibamuca iyo habaye ibiganiro ikibanza nta namwe wacu tebuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi iteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traoré ukuriye agatsiko ka gisirikare